Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Bene, urabona guteze nyine wanunguye wanunguye ni heza cyane 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 ariko nahakunda. ni iki se wabonye cyagushimishije tu? Njye nkunda imitako ikindi haratuje nyine. Ntabwo nkunda akabari muri rusange, rero ahantu nk'aha nari mbizi, niyo mpamvu nyine nanjye nakuzanye ahantu nk'aha hatuje, ibintu ukunda rega ndabizi sheri. mvuge ngo hoya. ubwo rero urumva kandi koko nibyo umuntu agomba kumenya icyo umuntu akunda n'icyo yanga. kugeza ubu ngubu ibyo ukunda ndabizi, ibyo wanga ndabizi, so rero urumva ntabwo nakora ikintu wanga ngo bigende neza. Kadusuhuza abakunzi bacu. dusuhuza abakozi bacu. abakunzi ba December. reka dufate umwanya tubashimira, ko gushimira ni byiza, gushimira ni umuco. buriya ariko wari uzi ko hari abantu badashimira se? urabazi cyane. urugero uzagaze komerera abanga kuri kamera ndabazi. uzi ko buriya iyo uhaye umuntu akagushimira, hari ikintu uremye muri we kandi ikintu gikomeye. hari n'abandi bantu badashimira, ukamuha we ahubwo we akabifata nk'aho ari inshingano zawe, akabifata nk'aho wagombaga kuba wabikora, ariko buriya si byiza. natwe rero reka dufate umwanya dushimira abakunzi bacu. mu by'ukuri navuga ko hari intambwe tugenda dutera, kandi navuga nziza, kandi nta bandi barimo baratuma tuyigendamo neza atari abakunzi bacu. natwe turimo turakora, ni nayo mpamvu twashyizeho ziriya nimero, sibyo? kwari kugira ngo wowe udukunda duhamagare tuganire, haba kuri Facebook, TikTok, ahantu hose ushobora kubona umukunzi wanjye cyangwa njye ukambona, tuba turi ready kabisa gukorana ikiganiro tukaganira pe. kandi barimo barabikora, ngira ngo muri kubona ukuntu ndi kubaganiriza muri ino minsi cyane, ndi kumwe namwe kabisa. kandi mu by'ukuri sinzi ikintu twabashimira sheri, aba bantu baradukunda pe. hari umuntu ufite akantu, hari umunyamakuru mu YouTube ko akunda kuvuga ngo nkundira abantu nanjye mukundi. natwe rero tuzajya duhora tubivuga aho mwaba muherereye hose. none wibaze ko hari abantu bampamagara bariza hehe, bari za Kibuye, urumva, za Muhanga cyangwa kure cyane. abo bantu suze umukunzi wacu uri Nyamasheke yarampamagara ambwira ngo arankunda cyane, akunda couple yanjye na mva igihugu cyose dufitemo abafana. yambwiye gikomeye, yarambwiye ati ese azatubona ati
n'undi uri Rusizi nawe turamusoje dukunda cyane ariko Rusizi dufite abafana benshi Rusizi yewe abantu bazi guhamagarwa nabo Rusizi ni benshi cyane kandi reka nsuzuma mama yitwa Mama Keve umufana wacu nibyo twavuga mu gitondo ari Masaka I think Masaka ni Masaka ya mama ge gitondo arambwira dukunda prank zacu noneho arambwira ngo ni umuyobozi ahantu ari umuyobozi ngibintu dukina muri prank ngajya ahura nabyo ukabona umugore aje kumuregera ngo umugabo bazanye abana be cyangwa ngo nasanze ngo kondomu ngo mu ipantaro ye ngo kandi ntabwo tuzikoresha cyarabaye kandi bari kubibona zabyandika muri commentaire ukumva aranambwira ati tuzagusura nitugera mu cyiciro cyo kujya gusura abafana tuzagusura tuganirize ubwire n'abantu ko ibyo dukora atari ukwishimisha ahubwo hari message iri mu bintu tuvuga tugambiriye guhereza abantu hanyuma ni iby'agaciro gakomeye kuba tubafite njyewe na Shewandi turashimira abantu mudukunda pe by'umwihariko abantu mwakoze subscribe kuva dutangiye channel ntabwo ariko twatangiye ingano bivuze ngo hari umuryango munini dufite kabisa rero mwa muryango mwe turabakunda umufana wacu ni umuntu ukomeye kuri twe turakubaha ushobora guhamagara umuntu nakwitaba by'aka kanya ariko ari mu kazi ariko ejo akaba mwavugana nyine bivuze ko ntago afite ikintu yakurutisha sibyo turabakunda cyane Imana igibaho umugisha iyo umuntu agukunda nta kiguzi watanga kugira ngo umuntu agukunde nta n'ikintu wahereza umuntu kugira ngo agukunde just iyo umuntu njyewe murabaga akambwira ngo ndabakunda nirirwa neza nyine numva ari byiza ko ufite umuntu ugukunda bivuze ngo ikintu uhereza umuntu aragisarura cyane so uyu munsi rero twaje kuri date twaje kuri date bwa mbere ngo waje kuntereta naje gutereta kandi mu by'ukuri byari bikwiye nereta twumva ese ko umuntu abwiye ngo ntereta sure ndagutereta humura okay so murumva ko twari dufashe umwanya tubashimira kandi mu by'ukuri ntabwo dushobora kwirengagiza ko turiho ku bwanyu turiho n'ikibazo byose muba mushaka kutubaza tujye gufata umunsi tuganire nawe hari umunsi tuzabwira ko tugiye kuganira namwe kuri live TikTok tuzabikora ubasha kudukurikira kuri YouTube no kuri TikTok I think ntabwo byamunanira umukunzi wacu ntabwo byamunanira so rero ni umwanya rero twumvaga twafata tukabashimira kandi bakomerezaho umeze neza se umeze neza bishimiye rero kuba ndi kumwe nawe aya masaha sibyo ku bwanjye ndumva najya muri amatereta kuri na fresh mu gitondo gutereta saa sita gutereta kubera ko uri w'agaciro mu buzima bwanjye uri umuntu wahinduye byinshi kuri njyewe kandi iyo mbivuze ngira amarangamutima cyane kugeza ubu ngubu tuvugana ndi kumwe nawe mba numva ntekanye icyo ni kimwe mba numva nkomeye mba numva ko
ikibazo mfite hari uwo ngisangiye ndetse n'ibyishimo tugomba kwisangira. Hano masaha rero ni ukuri kw'Imana ndagukunda cyane cyane, kandi ndagusezeranya ko urukundo ngukunda ntabwo ruzigera na rimwe ruvaho n'igice, ahubwo ruzaba rwiyongera. N'ubu ngubu ntituvanga ndishwa neza ku rukundo ndagira mu rugo rwarangije kwiyongera kandi bikomeye. Byinshi bahinduye, harimo no kumva ko wari uzi se ko buri ibyo ndinda se wari ubizi. Protecting me. You are going to say, sikuye kuvuga urandinda ariko ntabwo ubizi. Urandinda nakubeshya. Ubu urugero, uribuka iyo umaze kwiruka umujyi umbwira ati be none se bibaye byiza ko amasaha ari kugenda akura? Ntabwo biri kubyibuka. Ibyo byose rero ni uko mfite umuntu uri kuntekereza pe. Hari igihe njya ntekereza nkanatekereza byinshi, nkareba nkafata ukuntu nari mbayeho mbere ntarakugira ntarakubona, nkabona nari ndimo mu buyobe pe, nkurikije ibyo njyewe nsimba mu murimo wose. Ndagukunda kandi nzahora ngukunda nkuko nabigusezeranyije, haba mu bibi haba no mu byiza nzagukunda. Urukundo rwanjye rurimo rurakura cyane. Hari umuntu wavuze ko urukundo ari inkundo zigwingira, ugasanga urukundo rumaze amezi 5 ariko ntirukura, ugasanga urukundo rumaze umwaka ruracyari hahandi. Ariko urukundo rwanjye nawe igihe rumaze rurimo rurakura pe. Urukundo rufite intego. N'urubonye wese ararubona akabibona pe, rufite aho ruri kwerekeza. Rufite inzira imwe, ntabwo rurimo ruragenda ruca aha, oya, rufite inzira imwe kandi inzira izaba nziza ku buzima bwanjye nawe. Bityo rero sinanga kugushimira, nzahora ngushimira mu gihe cyose ndi muri ubu buzima, kandi nzahora mparanira icyagushimisha. I love you.
mukunzi ni byinshi nakubwira pe nagukundiye ibintu byinshi urukundo rwawe rurimo Imana urukundo rwawe rufite icyerekezo nshimishwa nawe mu by'ukuri urukundo rwawe rurimo ukuri si urukundo rw'uburyarya oya usibye nanjye n'abandi benshi bakwiye kukwigiraho urimo uratanga isomo ry'urukundo muranshima Imana kuba mufite pe muranshima Imana kuba mufite pe kuko kuva twakundana kuva waza mu buzima bwanjye narahindutse byo mpora mbikubwira ariko sinzarekera kubwira nzakubwira mpaka ndagusezeranya ko sinzatuma ubabara sinzatuma wicuza icyatumye nkunda sinzatuma wicuza icyatumye umenya sibyo mukunzi sinzatuma uhora unyibazaho bicuza icyatumye wumva amagambo yanjye cyangwa wumva ikintu ukamuza ndashaka gukomeza kuba ingirakamaro mu buzima bwawe mfite byinshi mukunzi mfite byinshi ndimo byinshi cyane ni urutonde rurerure ariko iby'ingenzi ni uko urukundo rwawe ndarubona kandi nizere ko n'urwanjye rubona ndashaka uza ahantu hose uzajya waba uri mu kazi waba uri mu rugo waba uri mu rusengero ahantu hose byibuze uzajya ubona urukundo mukunzi niyo nawe ndi mu bihe bigoye uzaba nizeye ko ndi kumwe nawe bendera mu maso reba mu maso nkunda iyo ndebye mu maso kuko hari byinshi mbona so katume can I drink? Let's drink, my sweetheart. Can you drink?
uratekereza iki? Why do you think Rana reka mbwira abafana wenda sinakubwira ukuntu umeze, buri muntu wese uri kutureba nyine yatunguwe kubera ko nyine menyereye kumbwira amagambo meza cyane iyo turi kuri site turi gukina, ujya ubimbwira ariko nyine today kubera ko ari umunsi wafashe ukavuga tukakujyana nawe tukicara tukaganira. I think kuba twakundana ni inshuro ya kabiri twicaye like turi kuvuga nyine ku rukundo rwacu. Mbere na mbere ndagushimira ko wanekerejeho nyine ukavuga uti ngomba kujya kuganira na sheri wanjye tukicara, nariye ndanyoye mbwira amagambo meza nyine byabaye too much cyane kuri njye nyine ukuntu nabitekerezaga ntabwo ariko mbibona. And then ikindi kintu navuga ndakunda nawe ndakunda mukunzi ariko nyine okay kambivuge muri ubu buryo. Wavuze ngo hari ikintu nahinduye mu buzima bwawe. Of course nanjye hari icyo wahinduye mu buzima bwanjye kandi gikomeye. Thank you. Ntabwo natinye kuvuga ko kuva waza mu buzima bwanjye narishimye cyane kuruta mbere, ngira umuntu umpangayikira, naba mbabaye akababara kansengera, naba nishimye ukishima nk'aho ibintu ari ibyawe. Ntabwo ari ibintu buri wese abona. Ndashima Imana rero yakuzanye mu buzima bwanjye tukamenyana. Ndagira ngo mbwire yuko urimo umugabo mwiza. Hari ukuntu nyine abafana baguhamagara kubwira shani ufite umugabo mwiza, umwana mwiza wo gukunda, nkavuga ati mwige ntabwo mubizi, ibi ni ibyanjye, nijye ubizi cyane ubyinjoyinga kuba arenze. So ndagushimira ko wamisemo mu bandi bakobwa. Nyine ukangirira iki cyizere ukabona ko ari gikwiye kuba uri mu buzima bwawe kano kanya. Ni ukuri ntabwo navuga ngo Imana iguhe umugisha, ahubwo Imana iguhe umugisha mwinshi. Ndagusabiye kandi bazigiye igihe waje nibwo nari ngukeneye, ntekereza neza ko ntazanakwikura. Ntekereza ko ntabwo ari buri muntu wese ubyuka mu gitondo umugabo n'umuntu umukunda. Nyine reka mbivuge kuri kamera, urankunda nkabibona pe, ku buryo bigoye kuba nyine hari ikintu kindi niyo wakora ikosa ugira ngo kubera ibintu byinshi byiza ubifite, ntabwo ibyo bintu nyine bitoya ntabyo uririra ngo bitume nkurakarira cyangwa se nkwange. Warakoze kuza mu buzima bwanjye, warakoze kumbera inshuti, ukambera umugabo, ukambera sheri, ukambera mana. Nyine ntabwo njya muri kubisobanura ariko ndishimye. Imana izarinda imitima yacu kubabara, tuzasenge, twizerane, dukore cyane mu buryo bw'umwuka no mu buryo bufatika, tuzaba abantu bakomeye. Bakwifuriza kuzaba umugabo mwiza nk'uko mbibona unarushijeho.
akarusho ukazaba umubyeyi mwiza kurusha ko ntibizi neza ko byose ubifite. navuga ko nyine birakabije. Hari ukuntu Imana iguhereza impano, hari ukuntu ndavuga ngo Imana igutindije iragutegera nanjye rero yaranindije iragize ishyira hejuru y'ikamyo niba ari hejuru niba ari hagati narapa Thank you for everything you do for me. I appreciate kabisa. I'm so happy. Navuga neza ko ndi mu bantu bishimye. So nanjye rirandika nzakubera inshuti nziza, kubera umukunzi mwiza, mubere buri kimwe cyiza unyifuzamo. Imana izanshoboze kugeza ku byo musezeranya cyangwa se mubwira buri munsi ngo ndifuza ko nyine mba numva nifuza ko tuva mu cyiciro kimwe buri munsi tujya mu kindi, nyine duhora ahantu hamwe just ngo ndagukunda nawe, bikaba ari ibintu bigaragara mu bikorwa. Niko buri munsi tuzirikana ku nsengera iyo mpangayitse duhangayikana even birusheho, kandi nyine tuzaba abantu ababyeyi bacu bifuza ko tubaho, ndetse tunatere mu kirenge mu cyabo, tubaho papa mama. Umunsi nzaba ngira ngo njyewe nemeko Emile okay, muri make narondogoye ibintu byose bivuze bikubiye mu gushima warakoze kuza, ndetse Imana yarakoze kukuzana. Ikindi Imana nyine warakoze kuba uwo ntakekaga kuri before numvaga just ari ariko uko utari kumukene, ariko akunda abasore bose bameze just niko urakundana, ariko nyine wowe urakabya bigira byiza nyine nkumva ntabwo si kuri tutaje kera. So inkoni irigirishije, that's why nabwiye ngo Imana yarantindije irantegera. So nagushimira, nshimira Imana kandi gusezeranya ko nifuza kuba mwiza like kurenza, ntabwo mvuga like ku isura kubyo ntabyo nzi, ariko nifuza kuba mwiza mu buryo bugaragara, mu buryo nyine wowe ubishakamo, kandi dukomeze gusengera njye gusengera. Ndagukunda nanjye ndagukunda. Imana yarakoze, nibyo navuga, kandi wakoze nishimye kubw'uyu munsi. Amagambo ari mu bwenge, arimo icyizere, arimo kubaka. Nanjye bajya bambwira ko mfite umukunzi mwiza, ko mfite umukunzi wubaha, nkababwira nti ibyo mubona ni biki, ibyo ngewe noneho nzi ni byinshi, kandi ibyo byose biterwa n'uko ukunda Imana. Nahoze nsengera umukunzi usenga, umukunzi uzima. Mara igihe kirekire ntegereje. So wavuga ibyo maze kubonaho kwira bugacya, gusa usoje uvuga ko twakomeza tugasenga, twubaha Imana, ndetse urukundo rwacu tukarufata rwose uko rwakabaye, tukarushyira mu maboko y'Imana, kuko Imana niwe mugenga wa byose. Gusa icyo nzi ni uko Imana idushyigikiye,
nuko nzi ko n'abantu badushyigikiye rero mukunzi wanjye amagambo meza ari kuvamo araryoshye pe arimo aranaryohera cyane kurusha n'icyo kunywa dufite ni mugenzi w'Imana mugenzi w'Imana ntabwo twasoza rero ngo tugende tudashimiye nanone abantu bose mutuba hafi musharinga video zacu mutera comment mulakinga mureba mukora subscribe kandi badufate nk'aba ntabwo ngiye nshaka ko umuntu aba umufana like wumve nyine kwica no ni iyawe icano ni iyanyu wowe uri kutureba wowe uri kubwira icano ni iyawe ariko uvuga neza utari kubakanga so ngenda kandi ntabwo ndi romantic babwire neza ngo icano ni iyanyu mukazabyara mwe icano ni iyanyu icano ni abantu bose bareba Decembrad abantu badukunda ni umuryango nyine turi famille Decembrad ni famille n'amaraso amwe ukumva so turabakunda tubahoza ku mutima mujye mudusengera noneho bose ndibuka comment abantu bavuze ngo ariko ngo ni Diop ngo mwazamuzana imbere ya kamera tukamureba Diop wasuhuza abantu bacu just hi byonyine bakakubona azabireka nawe tuzamuganira wenyine mu binyobwa Diop gusa aba yambaye rinete arwaye amaso ngiye muramushimira buri gihe Diop arwaye amaso birakomeye yambara rinete reka tuzamutumire yakuyemo rinete turebe azajya kubona uri babiri nanjye ndi babiri kubera arwaye amaso biriseriye afite ikibazo cy'amaso manini nyine bamuhaye filime kugira ngo ariko Diop sorry turagusengera so ni umwana mwiza kandi nawe turashimira buri muntu wese udufasha kugira ngo icano yacu murebe ibintu mureba umuntu wayigezeho wese Imana imuhe umugisha nitugeze 100,000 rero mukomeze mubyibuke ikintu muzadutegeka nicyo tuzakora 100,000 bicyuzura muza comment ya mbere like izagira n'iya kabiri tuzatoranyamo icyagize like nyinshi aricyo dukora mwakoze rero kubana natwe ndagushimira sheri wanjye ndagushimira umusore w'igitangaza Imana yanyihereye umugore wa mbere ku isi sheri ntabwo wambwira ibyo bintu njyewe ibyo mubwira ni bindimo ibyo utekereza cyangwa ibyo abandi batekereza ni akazi kabo icyo ngicyo uri umugore wa mbere ku isi mwakoze kandi mukomeze mudushyigikire mureba prank tubaha mureba iki cyose tubaha kandi mu by'ukuri tuhari hano ku bwanyu niyo mpamvu tutazigira tubatenguha turi kubategurira byinshi cyane prank zubaka byatangiye prank zacu bavuga ko twazihagarika ariko kugeza ubu niyo tutara-uploadinga batubwira ati byagenze biti dufite n'ibintu byinshi bitari prank tuzabohereza rwose so I love you